Mwiriwe neza inshuti za tuganire twagarutse ni Makire Butare ndi kumwe na mugenzi wanjye Pastor Sharon. Uraho Sharon? Muraho neza Immaculée. Mwiriwe amahoro. Twiriwe neza turashima Imana. Umeze neza? Tumeze neza, twizere ko n'abadukurikiye aho bari bameze neza. Twizere ko buri wese ahari ameze neza, n'abatameze neza nabo rwose turabakomeza, turabasengera, Imana ibasanga aho muri mwese. Rero twagarutse ni muri tuganire. Uyu munsi twabazaniye topic nziza, tugiye kuganira ku gaciro k'umugore. Uri tayari se Pastor Sharon? Ndi tayari, dore turi no mu kwezi kwizihiza umwari n'umutegarugori. Yego. Ukwezi k'umugore, ukwezi kwahariwe umwari n'umutegarugori, tariki 8 z'ukwezi kwa gatatu. Uyu mwaka hari insanganyamatsiko, wayidusangiza se? Insanganyamatsiko neza ariko bavuga mu Kinyarwanda. Yego, wabishoboka. Teme cyangwa theme y'uyu mwaka y'ukwezi kwahariwe umwari n'umutegarugori ivuga ngo give to gain. Tanga kugira ngo nawe uhabwe. Murabyumvise, iyo nsanganyamatsiko niyo abantu bakoresheje ku rwego rw'isi. Ni insanganyamatsiko ifite ubusobanuro buremereye cyane. Nimba mwabyumvise buri wese, ni teme iremereye cyane. Ese abagore iyo dutanga natwe turahabwa, nimba ariko nabivuga. Umugore ni ikintu kinini muri sosiyete, mu rugo, mu buzima bwa buri munsi. Umugore dufite inkingi ikomeye. Kandi iyo turi kuvuga gutanga, kenshi hari ubwo twibanda ku bintu bifatika, ariko hari ugutanga kurenza ibintu bifatika cyane. Noneho muri iyi nsanganyamatsiko, uko gutanga kurimo of niki wakora kugira ngo nawe bizakubera umusaruro cyangwa bizabera umusaruro abandi bari n'abategarugori. Rwose ni abagore cyane cyane akenshi twibanda mu gutanga, tukabyibandaho, tukabitindaho, kumva urugo rwanjye ngomba kuruha ibyo mfite byose. Ibyo mfite byose nkabibaha umutware wanjye, abana banjye, muri community, icyo mfite cyose nkagitanga. Ariko se ngewe n'ikindi guhabwa nk'umugore. Kandi muri kwa gutanga, burya abagore ni twebwe sosi y'ubuzima. Niko Imana yanaturemye, yacishije ubuzima mu mugore. So muri kwa gutanga, ikintu cyose uhaye umugore kenshi multiplying, aragenda akagikuba akakigira more than icyo wamuhaye. So kwa kundi muba muri no kuinvesta mu mugore, ntabwo uba uri kumuha ikintu gusa kizarangirira nawe. Ikintu gifite ubuzima bw'akazoza. Umugore ni influence mu rugo, niwe uhindura abana. Burya turashima Imana yanaduhaye agaciro mu gihe nk'iki cyane. Imana yaratwibutse pe. Imana yaratwibutse cyane cyane mu mico yacu. Hari ukuntu umugore yasubizwaga inyuma, nta gaciro umugore yari afite. No mu mbere, iyo mu mbere mu gikoni, yari nk'igikoresho gusa. Ntabwo umugore yari yemerewe kuvuga mu bantu ngo atange point ye bayumve. Ntabwo umugore yari yemerewe kujya mu bagabo aho bari bicaye. Ntabwo umugore yari yemerewe kwiga. Abana b'abakobwa ntabwo bigaga. Ariko mu gihe nk'iki ngiki umugore yahawe ijambo. Turacyarwanira rya jambo, ntabwo biragera aho bikwiriye kugera. Turacyafite urugenzi kugira ngo tugere aho twifuza kugera. Yego. Ariko kandi muri uko guhabwa ijambo, ese turarikoresha nk'uko twarihawe koko muri sosiyete? Yego, twahawe ijambo, yego Imana yaratwibutse, n'ibihugu byacu yewe byaduhaye ijambo. Ese muri sosiyete hari umusanzu turi gutanga se nk'abagore? Hari umusanzu wawe nk'umugore uri gutanga kugira ngo iryo jambo twahawe, ako gaciro twahawe, tukabyaza umusaruro, noneho na community irebe cyangwa se ibihugu bireba ati wa mugore koko wari waraheranywe n'amateka afite icyo yahindura muri community, muri sosiyete. Cyane rwose. Turacyagira ikintu cyo kwitinya. Turacyagira ikintu cyo kutiyemera ngo tugire self confidence. Nk'abagore cyane cyane, iyo turi kuvuga abagore tuvuga abacu, baturuka mu bihugu muri community zacu. Noneho hano muri diaspora aho turi abagiriwe Imana tukaza muri ibi bihugu, ugasanga turacyisubiza inyuma kandi twarahawe platform. Cyane. Dufite amahirwe, dufite ijambo, dufite aho twavugira, ariko turacyitinya. Ese icyo kintu cyo kwitinya twakirwanya gute Pastor? Twakirwanya gute kugira ngo noneho iryo jambo rigire akamaro muri sosiyete?
ku bwanjye numva ukuntu twarwanya iki kintu ni ukubanza ukisobanukirwa nk'umugore ukavuga ati se ndinde n'ijambo ry'Imana rirabitubwira ngo you're fearfully and wonderfully made uremwe mu buryo butangaje kandi iyo Mana yakuremye ikaguha ku gaciro ako konyine iyo ni first step yo identify yourself ukavuga ati nduyu umuntu w'agaciro Imana yagiye kundema indema mu ishusho yayo ingira uw'agaciro impa skills zose impa ubwenge bwose nta kuvuga ngo yaremye umugabo kurusha umugore cyangwa iki so wamara kwiyidentify ngo uriwe ukamenya uriwe wamara gufata iyo first step noneho ukavuga noneho niba nduyu w'agaciro ni gute n'ahantu ndi environment yanjye bamenya ko ndi uw'agaciro iyo wamaze kwisobanukirwa biroroshye ko n'abandi bakumenya uwo ari we burya uwo uriwe imbere bigeraho bikigaragaza imbere kandi nta kuntu wajya hanze muri sosiyete ngo werekane uwo uriwe wowe wenyine muri wowe utarisobanukirwa ako kantu uvuze rwose ni akantu keza ko kwisobanukirwa ukimenya uwo uriwe noneho wamara kwimenya uwo uriwe ukamenya ko uri uw'agaciro ujya hanze ugashayininga rwose ugashayininga pe hanyuma muri uwo murongo wo kwisobanukirwa turabizi rwose twaje muri ibi bihugu biteye imbere pe biteye imbere aho buri muntu wese afite uburenganzira bwo kuba uwo ari we afite uburenganzira bwo kuba uwo nshaka kuba we nka Immaculée Pastor Sharon afite uburenganzira bwo kuba uwo ari we nka Pastor Sharon murabona ko ari n'umushumba kera iwacu ntabwo byabaga byoroshye kubona umumama w'umunyamurenge cyangwa w'umunyarwandakazi ngo ayoboye itorero ntabwo byabaga ari ibintu bidasanzwe noneho ni gute cyangwa ngo arahaguruka imbere y'abantu akavuga ngo avuge ijambo ari umugore uturuka iwacu cyane cyane muri community zacu muri uko rero kwisobanukirwa ni gute twakwiteza imbere nk'abagore noneho rya jambo nkaba uwo ndiwe niba nshaka kugera kuri iki nkakigeraho nk'uko ncyifuza nk'umugore kugira ngo wisobanukirwe noneho nawe ufata ya step ya mbere yo kuva muri ya box yo kumva ko ntacu urico noneho hano dufite resources hirya no hino Imana yaduhaye platform yaduhaye resources yaduhaye igihugu cyiza igihugu gifite ama opportunity abantu bari muri diaspora muri mu gihugu gifite opportunities nawe hari intambwe ugomba gutera kugira ngo empowering wihe kagaciro ufite noneho karusheho kumenyekana no gukomera so hari ukuntu abadamu tuguma muri yakwe yacu yo kumva you know what nta kintu nakwiteza imbere ikintu cya mbere ni ukwiga ntabwo ari ukuvuga ngo ujye muri university wige ntabwo twese wenda twabona ayo mahirwe yo kujya muri university ariko turi ahantu dushobora kwigisha skills zitandukanye ubumenyi butandukanye kandi kwiga ubu ngubu na YouTube uriga ukiga ikintu ukakimenya pe ukakimenya wagihaye umwanya wakimenya sinzi ko hari abantu babonye introduction yacu twababwiye ko dutangira non-profit dutangira umushinga dufite ntabwo twabyigiye twariyigishije kandi ubu twicara ku meza n'abantu bafite za masters za PhD babyigiye tukagenda tugahatanira grant imwe kandi bo barabyigiye twebwe twariyigishije baranavukiye hano uzi ikintu cyatwigishije Google na YouTube noneho tugatinyuka tukagenda tugakomanga tukabaza burya no kubaza gutinyuka iyo wamaze kugira self confidence ntaho utagera aho ukomanze hose ufite confidence n'umuntu yakubaza ikibazo ukagisubiza ufite confidence n'umuntu arakubaha akanaguha agaciro ka gaciro rero turi guharanira rero gusubiza icyo kibazo cyawe icya kabiri ni ukuva muri box urimo ugatambuka ukajya hanze mu kinyarwanda baravuga ngo inyoni itagurutse ntiyamenye iyo bweze umugani uragira ngo twawushoboye so utagurutse ngo ureke twebwe hari twigumira muri bene wacu amatorero yacu ugasanga n'imyenda twambaye no munsi twambaye iby'ikinyafurika ariko ugasanga n'imyenda wambaye buri munsi niko hakundi gusa uri kuyihahira handi wayihahira gukiri muri Afurika uri gutuma
muri Goma turi gutura itenge Goma cyane rwose cyane ariko na mindset ikaguma hahandi kandi waraje mu gihugu nk'iki ngiki ikibazo ni so kuba uri ahantu nk'aha ngaha va muri yakwe genda wegera abaturanyi jya hanze genda muri cya cyongereza cyawe utazi umuntu mwegeranye niwe uzatuma unakimenya nimutangira kuvuga mu cyongereza umuturanyi wawe ku kazi gira inshuti z'abazungu reka kugumana na wa mwene wanyu muturanye muri karitsiye wa undi mwavanye mu bijombo ngo ari we nahanuza mukaba ari we mwirirwana amanywa na nijoro kuri telefone kuye jya kuri YouTube umenye amakuru y'igihugu urimo utangire umenye ibiri hano hanze utangire wiga ururimi rw'igihugu urimo rurakenewe niyo nkoni ya mbere izatuma ugera aho wifuza kugera noneho kuba nabishoboye bakiri bato mujye ku ishuri mwige mugire ubumenyi mugire ikintu kuko turi no kurerera muri iki gihugu cyane icyo kintu cyo giteye ubwoba iyo uvuze icyo kurera cyo umutima urasimbuka kurerera muri iki gihugu ariko ubuze akantu keza ko kuva muri kwe turimo tukajya hanze tukamenyerana n'inshuti zacu ntekereza sosiyete zacu cyangwa se kominote zacu mu by'ukuri turakundana pe kominote zacu turakundana dukorera hamwe dushyira hamwe dusengera hamwe ibintu byacu byose nkunda kubona iyo twagize nk'ikiriyo ukuntu twese duhura ariko kandi dukeneye inyigisho zitwigisha kujya hanze ariko tugasigasirana ka gaciro k'ibintu ariko kandi tukajya kwigira ku bandi hari umumama uherutse kuvuga ngo twaje guhaha nidusubirayo ese tuzasubiranayo iki tuzasubiranayo iki mu Rwanda tuzasubiranayo iki mu bijombo tuzasubiranayo iki muri biriya bihugu twese nawe aho waturutse uhavuge uzasubiranayo iki ese turi kubyaza iki gihugu umusaruro turi kwigisha tukava muri ka gakwe yego tukajya tugenda ariko tukahagaruka ariko kandi tuvuye guhaha hanze muri abo baturanyi izo konegisi ese ni gute noneho umumama uri aho hantu muri ako gakwe ni gute twakwikura aho hantu kugira ngo tujye guhaha izo konegisheni dushaka ubwo bumenyi kujya wavuze akantu keza ngo kujya ku ishuri si ugushaka masitazi hari ibintu byinshi biri hano wavuze bishobora kutubyaza umusaruro ese wa mama muri hariya wabuze uko ahikura wamugira ihe nama pasita inama ya mbere namugira ni ukubaza ni nayo mpamvu nuko kujya gushaka ubwo bumenyi ndumva yego tuzataha n'ubwo bumenyi tubukoresha aho twataje ariko mu gihe tutarataha turacari hano turabukeneye so mu gihe wagiye no kubuhaha hanze buzanire ya community yawe ufite kuko community yacu pe nubwo turi kuvuga ngo tuve muri box ariko hari agaciro ko kubana ukuntu tumeze ntabwo ibyo byo tugomba kubireka bigomba kuzahoraho ariko reka tugende duhahe mu baturanyi bacu tubizane muri ya community yacu hano tubanze tubyikoreshereze hano bibanze biduteze imbere hano none tuzabone gutekereza igihe tuzaba twatasha icyo bizatumarira so icya mbere ni ukubaza kubaza ni akantu keza hari abamama muri community zacu bafite ibyo bamaze kugeraho begere bisunge namwe bamama mufite icyo mumaze kugeraho mubizane muri community mwigishanye mutwigishe mutwereke ukuntu natwe twageraho aho mwageze rwose ako kantu uvuze ko kubaza ni keza pe kandi burya iyo watinyutse kubaza burya umugozi wa mbere uba wawuciye wa wundi ugutinya kubaza aba ari hahandi nyine adashobora kuhikura ariko iyo watinyutse kubaza rwose nta kintu kandi hano muri iki gihugu turimo nta kintu kidafite igisubizo burya ikibazo cyose ufite ushobora kukibonera igisubizo noneho bikanatugarura no kuri ya teme give to gain ibyo wowe wamaze guhabwa bitange kugira ngo nabyo bibyare umusaruro bibyare equity ni nko gushira amafaranga muri banki interest ukuramo aba ari umusaruro yakubyariye so bwa bumenyi wamenye buzana ubugivinge kugira ngo n'abandi babukoreshe bazabubyaza umusaruro mentorship mentoringa mugenzi wawe support mu collaborating mu supporting mufatanye ukuboko twebwe noneho tugira n'ikintu cyo kumva nkaho
hari ibyo competition competition muri community zacu muri community zacu tukagira amashari tukagirana amashari adafite aho ashingiye adafite ibisobanuro pe tukagirana urwango uyu yatangiye akangaka atambwiye agiye niba afunguye iduka nawe urifite agiye kuntwara abakiriya my dear nurabona ko Target na Walmart biri muri karitsiye imwe muri karitsiye amasoko yane yose abafatanya n'amaresitora ntibashobora kujya gushaka ahandi kandi haba hari ahandi batari ariko araza agashaka ya building irimo rya soko bafitanye ibintu byenda gusa wakagerageza noneho gushiramo ikintu kiri different kugira ngo wa wundi uzaza wamukiriye azahahire wa wundi ariko nawe wamuzeho kubera ka kantu kari different cya kindi wa wundi adafite asohoke mu muryango agitore n'amaresitora ya hano usanga zose ziri ku murongo umwe ukajyamo mukagenda nka famiye umwe akavuga ati ngenda ndashaka Chick-fil undi arashaka Chinese mugatondo umwe akajya kurya Chinese undi akajya Chick-fil mugataha ubwo mushize hamwe collaboration binyibukije akantu n'urugero umuntu yatanze hari conference nari ndimeje ubundi umuntu atanga urugero rw'amafi hari udufi dutoya twitwa saladine utwo dufi dutoya ibi bifi binini byitwa sharks bikunda kuturya nicyo kibitunze mbese birya twa dufi dutoya twa dufi duto tumaze kubona ko ariko bimeze aya mashaka ajya aza akayarya akaturya akatuhohotera twa dufi duto twigira inama turavuga ati noneho ubwo ari uko nguko kuko turi dutoya nta mbaraga dufite reka dushire hamwe turagenda twonyine turoga twibumbiramo ikintu cy'igifi kinini ariko twari dufi dutoya noneho yashakije ibona ni ikintu kinini igira ubwoba irahunga niko two dusaladine tujya dusurvivinga kuko twibumbiye hamwe ariko iyo kamwe kagiye ukwako n'akandi kagiye ukwako kararibwa ako kanya so hari imbaraga mu gushira hamwe hari imbaraga pe hari imbaraga mu gushira hamwe aho kuvuga ngo duse nk'abantu bari gukompeta bari kurwana twubaka icyo kintu ariko kandi dukorana none amenye ikintu uzumbwira ati ngewe iki ngiki nakigezeho naciye hano cyane cyane hano haba processes zo gufungura izo business niba ngewe mbishaka ntabizi ndaza ngo usabe mfashe ibyo bintu nibyo bizatuma dutanga muri community muri society tukagira umusaruro cyane rwose dusenyere ku mugozi umwe namenya ko hano hari ubumenyi runaka bari gutanga uzubwire bagenzi bati muze tujye guhaha ubumenyi hari abantu baguca intege sakozi zigushira hasi ugenda uzivemo hari umugani bajya bavuga niba ari umugani ngo abo mugendana usa nabo bigera kugasa nabo ubwo rero n'ako kantu nako tukarebe kandi tugakomeze mu mutima hanyuma tugana ku musozo pastor hari message watanga kuri uyu umunsi w'abamama abari n'abategarugori message watanga message waha abari n'abategarugori ukurikije n'ikiganiro tumaze gutanga watanga message natanga ni iyo teme ni ukugendera kuri iyo teme dufite uyu mwaka aho uri hose making sure ko icyo ufite hari uwo cyabyariye umusaruro hari uwo cyagiriye akamaro wa mwana w'umukobwa muri community wa mudamu mushasha waje wa mukecuru ariko ugishoboye ariko ugishaka kumenya twese ingero izo arizo zose ntabwo ari ukuvuga ngo ni ingero runaka twese tugende tugire icyo dutanga kandi tugitanga twumva ko muri kwa gutanga hari icyo biri kuzanira sosiyete turimo cyane mwabyumvise rero abakunzi batuganire wowe mumama uri kudukurikira ufite icyo watanga muri sosiyete umwanya n'uyu rwose uhaguruke umusanzu wawe urakenewe